ngo nituvuga ko hagiye kuza ibikomeye ntimukavuge ngo niterabwoba, kuko iyo bihageze nta urengera iryo terabwoba biba bizanye. Mureke tuburire isi, mureke tuburire abantu, uwumva yumve. Ese bitari iterabwoba nuko twasohorerwaho n'ibikomeye tutiteguye. Icyakoza ndagira ngo mvuge iki, nubwo bimeze bityo, ijuru ryiteguye gukingira bemera, ryiteguye guhumanura abumva. Biravuga ngo ufite ugutwi niyumva iby'umwuka abwira amatorero. Nshuti zanjye, 2026 uriya mwaka urimo icyorezo. Nk'umuhanuzi nabirungurutse, nabibonye. Ubirwanye ntubirwanye kirimo. Nihabaho guca bugufi, nihabaho gusenga, nihabaho kwikonekta mu Mana, nihabaho kwiyeza, Imana iri bupfubye uwo mugambi mubisha. Ariko noneho abakomeye n'aboroheje ngo baratitiye, buri wese azajya ahagarara avuge ngo narwanye nyinshi. Aho nderekeza, ababyeyi bazatinya gusuhuza abana. Ariko nshuti yanjye, dupfubije imigambi ya Satani, twanze igisuzuguriro cy'umwanzi, dutesheje agaciro ibitavuga Imana. Ndakwinginga kubw'imbabazi z'Imana, nk'uwahawe ubutumwa, nge ndi mu bihe byo gusenga, nimo ndakumira. Ndashima umusaraba, ndashima yamva nziza, ariko cyane ndashima umwami Yesu. Amahoro y'Imana abane nawe nshuti y'umusaraba, dusangiye amakuba no kwihangana biri muri Kristo Yesu, ariko bikaba bizatugeza mu kuragwa mu bugingo bw'iteka ryose. Imana igumugisha kandi Imana ibane nawe. Uwiteka waremye ijuru n'isi akwibuke ku munsi wawe w'ibyago ndetse na makuba. Ndagira ngo nkugezeho ubutumwa bukomeye cyane, ariko ndakwinginze kubw'imbabazi z'Imana, ndaguhendahenze. Noneho ukwiriye kubyumva kugira ngo utazagira ikireguzo, kugira ngo utazihina mu cyumba ngo Mana kuki utabimbwiye, kugira ngo utazapfa n'Imana kandi yaradushyiriyeho kuba abahanuzi bahanurira amahanga n'isi yose. Kenshi turabitambutsa, bimwe birasohora nubwo tutabyirata, ariko kandi hari ibisohora bitari ibyo kwirata nyine. Ariko ibyiza namwe nuko mwahishuriwe ibikomeye kandi mukaba mwaramaze gusobanukirwa ko Imana ivuga. Hanyuma reka nkubwire iki ngiki, umva iki ngiki. None niba haruhakana ko Imana itavuga, ariko akaba ajya mu nzu y'umupfumu akamuvugisha, ubwo ntiyemera ko Satani avuga, ukwiriye guhumuka. Rero wowe wemera Kristo nk'umwami Yesu n'umukiza w'ubugingo bwawe, wemera Imana, mwemera Mana, ukwiriye kumenya ko Imana yacu y'abarokore iravuga. Isi izagerageza gucecekesha abahanuzi nk'uko byagenze mu gihe cya kera ku mwami Nero n'abandi bami bagiye bafata bera bakabagaburira intare, abandi bakabakingiranira mu masenga n'umuvumo. Ariko ibyo ntibyakuyeho ko ubutumwa bw'Imana yakomeje kugenda ibuvuga. Ndetse na Yesu mu birego bamureze ubwo yarageze imbere ya Pilato, yarabajije ngo ariko ko nta cyamubonaho. Bamwe baravuga batari ko uwo mugabo yavuze ko urusengero rw'i Yerusalemu azarusenya. Ubwo murumva uwo uzasenya urusengero nta kirego afite, azadusenyera inyubako. So Yesu rero yagiye arwanwa, ariko akarwanwa n'abafarisayo n'abasadukayo n'abatemera Imana muri rusange. Uko niko rero ab'Imana, abavugira Imana bagomba kurenganwa ndetse kandi bagatotezwa. Gusa mu gihe nk'iki ndashima ko uko isi yagiye itoteza abera, ariko abera bagiye bahishurirwa
ibikomeye. Yesu we yageze ubwo avuga ngo nibabanga mumenye ko babanje kunyanga, kandi nibabatoteza mumenye ko bantoteje. Ndetse ababwira amagambo akomeye yagiye kuzamuka, aravuga ngo niba igiti kibisi nkanjye bakikoze ibingibi bakankubita bigeze aha bakanshwishwiza bigeze aha, mwebwe b'ibiti byumye muzagenzwa mute? Muzakubirwa. So yarashatse kuvuga ko we yari umwami, ndetse aranzwe, arakubiswe, arahohotewe, ndetse kandi isi imugiriye nabi, ashaka kuvuga ko noneho twebwe twamuyobotse bazadukora ibikomeye cyane, iby'amazi akora umuntu utazi koga. So ariko turashimira Imana ko uko isi igenda ihindura strategy, niko abera Imana igenda itanga ubwenge bwayo. Nagira ngo mvuge iki rero, nari mvuze ko isi izagerageza gucecekesha Imana, ariko mbatangarije itangazo rivuga ngo abera aho muri, Imana ntizaceceka. Imana ntabwo izaceceka ku buzima bw'abera. Twebwe ubwacu dufite isezerano rikomeye. Yesu aherutse kuvuga ngo nta kizaba ntamenyesheje intore zanjye. Imana iguhe umugisha, Imana ibane nawe. Ntatinze rero, reka dusenge. Kristo wapfuye akazuka, ngushimiye ko uyu muntu ubarizwa hano mu gisata cy'iyobokamana uri kumwe nawe mu buryo buhambaye. Erega iri jambo igisata ni ukuvuga ngo umuntu uri mu ruhande rwawe cyangwa se uri mu ruhande rundi agomba guhabwa ibyo yakoreye. Buri muntu wese azagororerwa bingana nuko angana, nuko yakoze. Ariko ndifuza ko wazaduha ingororano mwami, ukatugereza ku iherezo dufite ubuzima bw'Imana muri twebwe. Benshi baracogoye, benshi barahondobereye, benshi baguye umwuma, ariko Kristo wapfuye akazuka ari kumwe n'abera. Ndashima imbaraga z'Imana, ndashima umusaraba, ndashima uwawambweho, ndashima yamba nziza, ariko cyane cyane ndashima Kristo wapfuye akazuka. Ndagushimiye kubw'uyu muntu ugiye gukurikirana ubutumwa watanze kandi wamaye guha abantu batuye isi. Iyo duhanura ntitubwira abanyarwanda gusa, turabwira isi muri rusange, abantu bumva ururimi rw'ikinyarwanda. Ndashima izina ryawe rero ko rikomeje kuvuga ibikomeye kandi bisohora, kandi birakwiriye ko tubimenya, kandi ibibi twifuza ko bidasohora, ariko kuko imitima y'abantu yinangiye nta kabuza bigomba kubasohoraho kugira ngo bamenye ko isi irimo ibiteye ubwoba. Ndagushimiye rero kunyumvise, mu izina rya Yesu nyashya imyuka mibi n'imbaraga z'umwijima, amen. Nihuse, ndabonye habaho ikirere cy'umwijima, nkabona icyo kirere marayika arakomeza kucyeyura, ariko ijwi rikambwira ngo nubwo marayika w'Imana akomeza kuburizamo imigambi ya Satani kugira ngo abantu bamenye ko Imana ibabereye maso, ngo ariko abantu bakomeje kuvunira ibiti mu matwi kugira ngo be kumva Imana. Muribuka ko mperuka kubabwira ko nahishuriwe abantu barafashe udupfukamatwi kugira ngo ijwi ry'Imana ritinjira, ndetse abanyabinyoma bo bisi ntibagishaka kumva icyo Imana ivuga, ndetse bamwe baranahagarara akavuga ko Imana itavuga, bakavuga ko Imana idakwiriye no kuvuga. Ariko ndatangara, Imana ishobora no kutavugira ku karubanda, kuko ubwo Abisiraheli bangaga ko Imana ibayobora yabahaye Sawuli, ariko amazeho nk'imyaka 20 ku ngoma, Abisiraheli batangiye kwicuza, baravuga ngo iyo tugumana n'Imana ntituba tugiriweho n'ibibazo bingana gutya. Nshuti yanjye, nashaka kuvuga iki? Uko Imana ikomeza kuha abantu imiburo ntibayemere, niko ikomeje kubabara.
Imana irambwira ngo uko napfubije imigambi ya Satani. Kandi iyo tuvuze Satani, iyo habaye ikintu kikerewe n'abantu kikaba ari kibi, Satani ntabwo akorera mu gikuta, akorera mu bantu. Reka mbabwire, isi ifite abagenti ba Satani bashinzwe gushyira mu bikorwa ibyo Satani yapuritse ikuzimu. Irambwira ngo uko abantu ndushaho kubaburira ntibumve, ahubwo bakagurukana abafite imiburo mizima, ngo niko ndi kurushaho kubabara, ngo kuko iyo ubyaye umwana akakunanira ntiwakwishima. Ngo ariko mwana wanjye, ngo umbwirire abantu uko ngiye kunyuzaho isakanyafu. Nabonye ibiganza bibumburwa gutya, mbona isi iri kwibarangura, nabonaga imisozi isa n'igenda iyerekwa ku batarizi, ni nka kumurota. Imana irambwira ngo ifite umubabaro, ngo kuko aho kugira ngo abantu bayegere, ngo bari kwegerayo. Da a lost for a law. Ibi bintu ndabivuga ndi mu butware bukomeye bw'Imana. Irambwira ngo nimbwire abaremwe bose babasha kumva ururimi. Guhindukirirayo birananije iki? Guhindukirira Imana bibananije iki? Kwemera ko muri abanyantege nke mugasaba Imana imbabazi bibananije iki? Mbega. Kwemera intege nke zacu bitunanije iki? Guca bugufi bitunanije iki? Guhagarika kurwanya Imana bitunanije iki? Irambwira ngo uko nagenje Farawo yibwira ko yanshoboye, hanyuma y'igihe kirekire ngo uzambwirira abanze kunyumva ko ariko bagiye kugenzwa. Ndabivuga nshize amanga. Nimushake ni hahandi. Da oleba stifo and now. Ijuru rirababaye. Ibyo isi y'iterambere ritarimo kubaha Imana, ritarimo kumvira Imana, ririmo kurwanya Imana, ririmo kurwanya abera, ririmo kurwanya ubutumwa, ririmo kurwanya Kristo n'umusaraba, ngo ni zeru imbere yayo. Zeru. Umwuka uhumeka wawuhawe n'Imana. Uwo mwuka wahawe nuwo kuramya Imana. None abantu Imana yarambwiye ngo bari gukoresha umwuka bahawe mu gutuka izina ryayo. Hagiye kuba ikirero. Imana yambwiye ngo uyu mwaka yagiye ipfubya ibyorezo bikomeye, ndetse kuko bamwe muri twe twagiye dukomeza gutakamba tugasenga, kuko twanyuze muri Covid birahagije. Twabonye aho abantu bikingiranira mu nzu, twabonye aho umuntu atunga Range Rover ntiyemererwe kuyicaramo, twabonye aho umukire n'umukene bagenda n'amaguru bombi, twabonye aho abantu bakomeye n'aboroheje baresha, twabonye aho abakomeye bambara agapfukamunwa n'aboroheje barakambara, twabonye aho isi twambika iniforume twese, umuzungu n'umwirabura twese twambara agapfukamunwa, turapfuka, turahoma. Ubirenze hagahanwa. Byari bihagije ko tumenya ko isi n'ijuru biri mu biganza by'Imana. Utaneshwa ari Uwiteka waremye ijuru n'isi. Ariko ngo turibagiwe niko Imana yambwiye mu masengesho mazemo igihe. Turibagiwe.
turibagiwe. Uribagiwe nshuti yanjye, uribagiwe wikandagira wanga no gusuhuza umugore wawe asohotse agiye hanze ukavuga ngo utanyanduza. Uribagiwe wishisha abana bavuga ati adataha akanyanduza. Uribagiwe ko Imana ari yidukuye muri ako gahe. Uribagiwe amasengesho wasenze ngo ntibigufate. Yewe hagiye kuza icyorezo, hagiye kuza icyorezo. Nelo dankesa mana rengera isi. Hagiye very bonosti for a now. Hagiye kuza icyorezo cyatutumbye nakibonye mu isi y'umwuka, nakibonye mu isi y'umwuka. Imana yambwiye ngo hari ibyo yabyipfubiriza mu bihugu by'amahanga, kandi natangiye mbabwira ngo nituvuga ko hagiye kuza ibikomeye nimbo kavuge ngo niterabwoba, kuko iyo bihageze nta urengera iryo terabwoba biba bizanye. Mureke tuburire isi, mureke tuburire abantu. Uwumva yumve, uyumva yumve. Ese bitari terabwoba nuko twasohorerwaho nibikomeye tutiteguye. Icyakoza ndagira ngo mvuge iki, nubwo bimeze bityo, ijuru ryiteguye gukingira bemera, ryiteguye guhumanura abumva. Biravuga ngo ufite ugutwi niyumva iby'umwuka abwira amatorero. Nshuti zanjye, 2026 uriya mwaka urimo icyorezo. Nk'umuhanuzi nabirungurutse, nabibonye. Ubirwanye ntubirwanye kirimo. Nihabaho guca bugufi, nihabaho gusenga, nihabaho kwikonekta mu Mana, nihabaho kwiyeza, Imana iri bupfubye uwo mugambi mubisha. Ariko noneho abakomeye naboroheje ngo baratitiye, buri wese azajya ahagarara avuge ngo narwanye nyinshi. Aho nderekeza. Ababyeyi bazatinya gusuhuza abana. Ariko nshuti yanjye, dupfubije imigambi ya Satani, twanze igisuzuguriro cy'umwanzi, dutesheje agaciro ibitavuga Imana. Ndakwinginga kubw'imbabazi z'Imana, nk'uwahawe ubutumwa, nge ndi mu bihe byo gusenga, ndimo ndakumira, ariko nari nabwiwe ngo imbaraga zanjye ntizihagije, amasengesho yanjye ntahagije. Nshuti yanjye, wafatikanije nanjye gusenga, wafatikanije nanjye kunihira isi. Erega ibyo simbivuga nk'inaha, ndabivuga muri rusange ku isi. Uri Canada bamaso, uri Australia bamaso, uri Belgique bamaso, uri mu France bamaso, uri Uganda bamaso, uri Tanzania bamaso, uri Kenya bamaso, uri Burundi bamaso, uri muri Congo bamaso, uri Zambia bamaso. Nshuti yanjye, uri muri Afrika y'Epfo bamaso. Niba wumva ururimi tuvuga bamaso, sengu nihire isi, tunihire abantu. Nabonye dukwiriye kwinjira mu masengesho nk'aya Daniel, tukanihira bene wacu n'abatizera, tukatura ibyaha byose muri rusange. Hakabaho gusenga. Muri kuri kwezi kwa 12 unyemerere wo byumvise ubyandika ahantu muri agenda, uzasenga amasengesho y'iminsi 3, unihira abantu, unihira amazina yabo ukunda, hanyuma turebe ko Imana yaca inkoni zamba, iyi myuka ikayifatira mu kirere, umwanzi ntanyure mu bakomeye b'isi ngo bakomeze kutitiza abera ndetse n'abatarabera b'Imana. Erega icyo tubereyeho ni ukubangamira imigambi y'umwanzi. Ndabitambukije, ntabwo nzi ngo bifite izihe ngaruka, ariko umwuka amaze iminsi anyongorera ngo genda ubibwira abantu ko hari icyorezo kiri gutegurirwa mu isi y'umwijima, kandi ibyo nihatabaho kuba maso kizagira ingaruka kuri benshi, kizatikiza ubukungu bw'isi cyane. Kandi ikigenderewe ni ukugira ngo isi, abanyabwenge b'isi bayipfumbate mu biganza, hanyuma bayobora abantu uko babyifuza, bamaje kubashyiramo iterabwoba ry'abadayimoni. Murumva ibikoresho byamaze gukorwa bya AI n'ibindi, ntabwo byoroshye, ntabwo byoroshye.
ni imyuka ikomeye ibiherekeje kugira ngo abantu bate agaciro ahubwo biringire ibigirwamana. Ibyo byose bimeze nk'ibigirwamana, isi irabyita ikoranabuhanga rikomeye, ariko biherekejwe n'umwuka uri sataniste ukomeye cyane. Ndagushimiye rero kuko wari unkurikiranye. Imana iguha umugisha kugeza ubwo utangara, kandi Imana ikwiteho kugeza ubwo abanzi bawe bamenya ko Imana ishobora byose yabanye nawe. Sinzi aho ukorera, mu gisata ukoreramo icyo ari cyo cyose, ariko ngusabye gusenga mu kwa 12 amasengesho y'imisi 3 ushinganisha abawe, kandi ubwira Imana ngo Mana undinde upfubye umugambi wa Satani. Turifuza gukoma mu nkokora abadayimoni kugira ngo abantu b'Imana ndetse n'abandi muri rusange, kuko ni bene wacu abenshi, kandi nubwo waba udasenga tubereyeho kugira ngo tugusengere. Turifuza ko rero muri aya masengesho buri wese azayakora ku giti cye uko azayoborwa, wayakora ku itariki ya mbere, wayakora ku itariki ya kabiri, wayakora muri itariki 5. wowe ni wowe nkawe, kuko igihe cyo guhuriza abantu hamwe ku rubuga runaka ngo dusenge ntabwo Imana irakinyemerera. Ni igihe kizakingurikira tuzabikora, ariko ubu nari nkubwiye ngo mu kwa 12 winjire mu bihe byo gusenga amasengesho y'imisi 3, kandi nutabijyamo jewe mu ruhande rwanjye nkore y'umugisha w'Imana, kuko numviye umwuka kandi ntanze imiburo nk'uko Imana yayimpaye. Ibisigaye nahawe kumva cyangwa kutumva, ugahura n'ibyo ngibyo bikumvisha. Iyo utumvise ijwi ry'Imana wumva inkoni ya Satani. Iyo utumvise inkoni ya Satani, iby'isi yateguye biraguhonda ukumva. Twese ntago twumva kimwe, hari abumva bakubiswe, hari n'abumva batakubiswe, hari abumva vuba, hari n'abumva batinze. Ariko nshimiye Imana niba woweho ugiye kumva bidatinze kandi ugashyira mu bikorwa icyo Imana ivugana nawe, kuko ntibikubwira kwanga, ibikubwira kuko muri inshuti mwahanye igihango ko nta kizaba itaguteguje. 2026 n'umwaka wo gusengerwa cyane 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 cyane, ariko kandi abantu benshi nabo bazabonamo ukuboko kw'Imana mu buryo buhambaye. Urakoze kuko wumvise ubu butumwa kandi ukaba ubihaye agaciro. Ndagusengeye kugira ngo umwuka wera w'Imana gushoboze gusenga ubudasiba. Natuye imbaraga zikomeye z'Imana. Nelo tanki force eno. Ndagushimiye kuko Mwami Yesu wabanye n'abera bose. Uyu mwaka benshi bavuze ibikomeye. Narindi gusenga benshi nabonye, murabizi ko mperuka mu kwezi kwa 3 nababwiye ko ubuhanuzi buvuga ko hariho intambara atari bwo. Mbabwira ko Imana yambwiye ko turawusoza amahoro, by'umwihariko nk'Abanyarwanda. Ndetse kandi Imana nabonye ihema ritwikiriye igihugu cyacu cy'u Rwanda. Imboda iryo hema riretwikiriye igihugu, hanyuma bisobanura uburinzi bukomeye mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Abanyarwanda rero Imana ikomeze kubagirira neza, ariko muhindukire mwibuke aho mwavuye mukagwa, mwiyeze mwihane, kuko Imana ikunda u Rwanda ndetse n'Abanyarwanda. Ikindi ntabura kubabwira nuko Uwiteka anganirije ibindi bintu ntangiye gusenga ngo soze, arambwira ngo numvise ijwi rivugana nanjye ngo buri wese ngo yakire umutaka, ngo yakire umutaka ukingira ibirwara, kuko hagiye kubaho ibirwara bitandukanye bigiye guhitana abantu batari bakeya, ndetse hagiye kubaho icanganyukirwa ridasanzwe mu muntu utari connecte mu Mana. Sintekereza karaza guhita mu bihe biri imbere, ariko ndagusengeye kugira ngo wihuze n'amaraso ya Yesu Kristo, kuko ibindi wiringiye ni umwanda, ni ubusa. Bibiliya iravuga ngo abari muri Kristo Yesu ntateka bazacirwa. Hagiye kubaho kubura amahoro kw'abantu benshi, abakomeye n'aboroheje, habeho kubura amahoro. Umuntu agende abatunzi bya mirenge kunenya, ariko abura amahoro. Nta handi rero, nta wundi muti. Umwuka arimo arambwira ngo Imana irabashaka ngo ibaha amahoro yo mu mutima. Mwarinda imitekano y'imipaka, mwarinda imitekano y'abaturage, ndetse mu bihugu byose murabishoboye kuko mwarabitorerwa, ariko hari ibyo mutashobora, hari ibyo tutashobora, bishoborwa n'Imana yaremye ijuru n'isi. Urakoze Yesu, kuko nibyo warubivuze kugira bitambuke. Wabanye natwe, ndasenze ngo inkurikizi zose zibitavuga Imana zikurweho
mvunaguye imbaraga z'umwijima, ndatesha agaciro imyambi Satani arasa, ndakubita hasi imbaraga z'umwijima, ndananiza ibitero by'umwanzi, ndakoma mu nkokora imigambi iri gucurirwa mu mwijima, ndakoma mu nkokora inama zigambanira itorero, zigambanira bera, ndakoma mu nkokora ibirwanya ubwoko bw'Imana, ndakoma mu nkokora ibirwanya igihugu, ndagukoma mu nkokora ibirwanya bera, ndakoma mu nkokora ibyo Satani ari gutegura, ndacagagura inzandiko zose zanditseho ko isi igomba gucanganyukirwa, ahubwo ndamanika amatangazo y'ihumure kubera b'Imana. Imana nkorera iteka inyumvire ku munsi w'amakuba, kandi Uwiteka atwishimire mu gihe kiraba kigoye, abera batabarwe kandi muri ako kabwibwi tubone mu mucyo kuko twawusabye, tubisabye twizeye kubw'Umwami wacu Yesu Kristo wapfuye akazuka. Amen. Imana igumugisha wowe ubarizwa kuri Riratashye Ministeri. Murambaza muti ese Riratashye niki? Riratashye ni itorero rya Kristo, turi gutanga imiburo ko ritashye, ariko kandi iyo dutambutse ubutumwa bw'iby'Imana iba yatubwiriye mu masengesho, ni ukuvuga ngo ni impamba y'urugendo rugana i Siyoni, kuko na umugenzi udafite amakuru azagwa mu nzira, ariko ufite amakuru azagerayo amahoro. Mama warunkurikiye, Imana igumugisha. Papa warunkurikiye, Imana igumugisha. Bashiki banjye, barumuna banjye, bakuru banjye, mwarimu nkurikiye, bana batoya mbyaye, mwarimu nkurikiye, Imana ibahe umugisha kugeza ubwo mutangara. Ndiho ngo natura umugisha, ndiho ngo igikoresho cy'Imana, kandi ndumva Imana ishoboje, kandi nawe wakoze kubana natwe usharinge buno butumwa kugira ngo hatazagira utungurwa. Kandi wakwifuza kutuvugisha, nimero ya telefone iraho ngaho imbere. Yesu abaho umugisha kandi abagirire neza mu izina rya Kristo Yesu. Shalom. Amen.